Abaefeso 2:10. Abaefeso 2:10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nsomera Abafilipi 4:8. Kugeza ku 9. Abafilipi 4:8 kugeza ku 9 haravuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, ari byo mwibwira. Rekeraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho tugiye gusoma Samuel wa 2. Yego. Igice cya 19. Igice cya 11 umurongo wa mbere gusa. Samuel wa 2 igice 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko umwaka utashye, mu gihe abami batabariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota n'Iraba, ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko yangiriye ubuntu ikangirira icyizere cyo guhagarara imbere yanyu. Tugiye kwiga ku iri jambo nyine, amagambo yose atatu ko twayumvishije, cyangwa amaverses atatu uko twayumvishije. Turi ibyaremwe bishya, turi ibyaremwe byaremewe imirimo myiza kugira tuyigenderemo. Yesu ashimwe cyane. Imana igihe yaturemye, igihe yaduhaye kwakira agakiza, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, yaturemeye n'imirimo myiza tuzagenderamo. Yesu ashimwe cyane. Niyo ikwiye kuba iri muri twebwe, niyo tukwiye kugenderamo, niyo ikwiye kuba task ya buri munsi, kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, umunsi umwe kugeza ku wundi, amasaha 28, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa 7, kuva ku umunsi wa mbere kugeza kuri 30, kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa 12. No kuvuga nibyo bikwiye kuba biri muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo tukwiye kwibwira nibyo tukwiye gutekereza. Ibyo dukora nuko nibyo tuba twatekereje. Yesu ashimwe cyane. No kuvuga ubuzima cyangwa isi y'indani, buri wese afite isi yiwe y'indani aba ari kumwe nayo. No kuvuga ibisohoka hanze nibiba byamaze kuba muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Natwe hano urabona gutya twicaye hano, twasanga twese tutari imbere y'Imana. Kubera ko kuba imbere y'Imana suko twicaye hano. Hano ni ahantu hagenewe ko twese tuba hamwe tugahimbaza Imana. Ariko isi y'indani niyihimbaza Imana. Ababyiniraga Imana hano ntabwo igisirimba ariko kuhimbaza Imana, ariko umutima wateye gusirimba ni uhimbaza Imana. Yesu ashimye cyane. No kuvuga muri twebwe tukwiye kuba dufite ikintu kimeze nko, no kuvuga busy, no kuvuga tukwiye gukora buri kintu dukora, tukwiye kuba busy muri twebwe kuby'Imana yaturemeye kugira tubibemo. Yesu ashimwe cyane. Iyo tutabirimo, iyo tutari busy mwibyo, hari ahandi tuba busy. Yesu ashimwe cyane. Imana iyo tatugize busy, Satani atugira busy. Mu murongo w'Imana na Satani ntabwo harimo zone neutre. Zone neutre ntabwo habamo. Urabona ibihugu bigira ahantu
hanini ntabwo bagira umurongo, bagira ahantu hanini hatari mu gihugu kimwe hatari no mu kindi, ari hagati no hagati, bahita zone neutre. Ntabwo muri twebwe mu bwami bwa Satani no mu bwami bw'Imana ntabwo habamo zone neutre, n'akarongo gusa. Iyo utari mu Mana uba uri muri Satani. Bigusaba byose kandi ni hano. Ubwami bw'Imana buri mu buzima bw'indani, n'ubwami bwa Satani buri mu buzima bw'indani. Ni ukuvuga iyo uvuye hamwe ukajya ahandi uba busy n'ibyo bintu. Iyo utari busy n'iby'Imana yakuremeye kugira ubemo, uba busy n'ibyo. Iyo udatekereza ibyo twasomye mu Bafilipi 4:14 umurongo wa 8 kumanuka kugeza ku 9, iyo utari muri ibyo Satani aguha akazi. Reka tujye gusoma noneho, twasomye muri Samweli wa kabiri igice cya 11 umurongo wa 1. Noneho Dawidi, twumvishe ko Dawidi mu gihe cy'umwaka abami batabariraga igihugu, ntabwo we yagiye, asigara mu rugo. Ntabwo yabaye busy ku by'Imana yamuremeye. Imana yamuremeye kuba umwami, nabo umwami atabarira igihugu, ariko siko yabigenjeje. Yahise aguma mu rugo. Satani aravuga ndakubonye. Iyo uvuye mu murongo w'Imana uba ugiye mu wa Satani. Satani aguha akazi. Satani aramubwira we ryama urabyuka gusa. Yarabyutse agenda hejuru kuri balko. Satani aramubwira ngo nkwereke akazi, wanza ko Imana ndaguha kanjye. Ajya hejuru ari kugendagenda hahandi yahagendaga buri gihe, kuko ntabwo yari ahimukiye, yahagendaga buri gihe. Hari umudamu witwa Betseba, umugore wa Uriya. Aho yari atuye nta hantu Bibiliya itubwira ko hahandi bari bahimukiye vuba. Kenshi twebwe turizi aho twavuye, ntabwo ari nka hano turi twese twogeraga hanze, sibyo se? Nta madushe tugira, atari toilette nta dushe, hari indi se? Kandi amazu menshi yabaga afite ibitaka, ntabwo wahogera haba ibyondo, ni hanze nyine. N'icyo gihe nabo ntabwo bari bafite amadushe gusa no kureba ko uza kuca hariya no ku ruhande no ku rundi ruhande atakubona, ariko uri hejuru akubona ko nta mabati baba barashyizeho. Yesu ashimwe cyane. Noneho Dawidi ari guca kuri balko, abona umugore mwiza. Ndakeka ko atari ubwo bwa mbere yaraciye hariya hantu, ariko Satani yamuhaye umurimo. Kubera ko ibitekerezo byiwe byari bicyakiri ku rugamba, biri mu rugo, Satani yamuha akazi. Yesu ashimwe cyane. Satani amaze kumuha akazi, yaramukoresheje pe. Yamukoresheje ibyaha 5. Atangiriye ku cyambere cyamukuye mu bwiza bw'Imana. Icyambere yasuzuguye Imana, kuko umwami yarakwiriye kujya kurwanira ubwoko bwiwe, ntaho yagiye. Icya kabiri yarifuje, yifuza umugore w'abandi. Icya gatatu yarasambanye. Icya kane yarabeshye. Yesu ashimwe cyane. Umwana ari kubwiriza, nawe nimugire ikibazo. Icya kane yarabeshye. Icya gatanu arica. Ibyaha 5 yabikoze umunsi ako kanya. None abonye umugore abonye Betseba aramwifuza, aramuhamagara, aramusambanya. Amaze kumusambanya, Imana ntabwo igitureka kuri. Umugore ageze hiriya asanga yasamye, atumaho umwami, aramubwira ati nasanze nwite. Umwami aravuga ndapfuye noneho. Umuyobozi uwo natumye ku rugamba
namusambanyirije umugore none aratwite, bigiye kumenyekana. Rimwe na rimwe hari iyo twavuye mu murongo tukajya mu murongo wa Satani, Satani adukoresha ibintu natwe tutumva ko twakora, kuko kenshi dukora ibyo bintu tudashaka abandi ko babimenya, tukumva ko tudashaka ko ni icyaha nyine, ukagikora ariko udashaka ko abandi bakimenya. Iyo wamaze gukora icyo kintu udashaka ko abandi bakimenya, aho niho ukora ibindi byaha, kuko ushaka gukavaringa cya cyaha wakoze, ugikavaringire muri abantu ntibakimenye, ukagikavaringira mu kindi cyaha. Niyo mpamvu yararebye aravuga ati ndabigenza gute? Avuga reka ntumeho Uriya, aragenda ndamwohereza iwe agende aryamane n'umugore wiwe mugerekeho yanda. Dawidi yarafite abagore, abo Bibiliya ivuga barenze 12, kuko hari inshoreke ziwe 10 tuza kumva hano. Inshoreke ze 10 ni ukuvuga si abagore biwe bazwi n'amategeko, ni inshoreke ze 10 zivugwa muri Bibiliya. Ariko abo bose bari abagore biwe, ariko Nuri ari kumufata, ariko byari guca mu zindi nzira. No aravuga ati urumva ko yari yabikoze nyine. Arangije umugabo araza, amaze kugera aho hantu ahita aramubwira ati sasa wowe ku rugamba bimeze gute? Aramusobanura byose. Arangije aramubwira okay, genda muri je wawe. Undi aramubwira ati ndakurahiye ntaho najya, kuko mu bisanzwe mu Bisiraheli iyo wajyaga ku rugamba, iyo wagarukaga gutanga amakuru, ntabwo wajyaga kujya mu rugo, kuko mu rugo byitwa ko ari ahantu ho kwishimishiriza, ahantu ho kunezererwa. Aramubwira ntaho njya, ararana n'abagadi cyangwa abarinda umwami. Bukeye bwaho Dawidi amenya ko atagiyeho, aravuga uyu muntu ko ari gutuma bamfata. Arangije aravuga ati hari kindi abagabo dukunda, iyo umugabo yahaze akanezerwa aba ameze neza hahandi, urabyumva nawe. Noneho arangije avuga ati uko namunywesheje yariye arataha. Ubundi nawe wumva umuntu ufite ibitekerezo by'Imana yanze kuva ku isezerano rye, arara hahandi. Dawidi aravuga ndapfuye noneho. Avuga nta kindi igisigaye nuko uyu mugore abo wanjye vuba na bwangu. Ahita yandika ibaruwa ayiha Uriya nyine yo kumwicisha. Ntabyo yarazi. Baramubwira general wari uyobora urugamba, aramubwira ati uze kumushyira imbere. Wumva ukuntu icyaha ari kibi, kugira usibanganye ibimenyetso, ukora ikibi nawe wakumva utashoboye, nawe wenyine ubishyize mu bwenge wavuga uti ntabwo ari nge wabikoze. Arangije uzi ko abantu bapfuye ntibari gupfa, kuko igihe babohereje kurwana, bamaze kwica Uriya, bagiye gutanga amakuru kuri Dawidi yakundaga abantu biwe cyane. Arangije aramubwira ati ugende umubwire ibi, nurangiza arakubaza ati kuki mwagiye gutera bariya abantu hariya kandi muzi ko barahirengeye ku buryo bababona bakabica? Yesu ashimwe cyane. Turahari? Cyangwa okay, ko ndabona hari ukuntu ibintu biri kugenda ukuntu ntazi. Noneho arangije aho bamushyize ntabwo bari kujya kurwana gutyo. Ni strategy ipfuye y'amafuti y'Abisiraheli batari gukora. Abantu bari hejuru yanyu, urabohereje ngo mujye kurwana nabo bari hejuru yanyu. Imyambi barasaga mu mitwe, hafa abantu benshi. Ariko icyari kigenderewe
nuko hapfa Uriya. Kandi Uriya Bibiliya iravuga ngo yari intwari, ntabwo yari gupfira ahantu horoshye. None aramubwira ngo umwami narakara, kuko uwo yatumaga ntabwo yari kumubwira sekre. Ambwira umwami narakara umubwire ko na Uriya wari intwari nawe yabigendeyemo. Umwami ahita ahindura aravuga kameme, uwo nashakaga n'uyu apfa, bariya bose bapfuye nta kibazo. Mu inkota yica wundi ujye umenya ko ari wowe izakurikira. Niko Dawidi yashubije gusa. Wa wundi wakundaga abasirikare be kurenza ibindi byose. Uyu turi kuvuga ni Imana yavuze ngo dore uwo mutima wanjye wishimira ni Dawidi. Noneho birarangiye ahita azana umugore, yumva ko yagitsinze. Imana imutumaho Natani araza, hageze amubwira neza. Aramubwira ati wowe reba umuntu yari afite umukene yari afite agatama kamwe, umukire afite intama nyinshi n'inka. Umushyitsi aramusura, arangije aramubwira ati nkuriramo. Aravuga ati aho gukura mu ntama zanjye n'inka zanjye, reka ngiye gufata kakandi ka wa mukene ararana nako, abana bakuranye nako, aba ariko agaburira umushyitsi. Dawidi, uzi ibyo Dawidi yararakaye, avuga ndarahiye Imana ya Isirayeli, uyu muntu ntarara, akwiye gupfa, kandi ibyiwe byose birajya kwa wa mukene. Kenshi hari igihe twicira urubanza tutabizi. Iyo ikintu twakoze kiri ku wundi, kenshi nkunda kubwira abantu bafashe fotokopi yanjye bakambwira tubane, nayihunga, kuko navuga uyu muntu arangoye. Iyo noneho bamubwiye we, ariko bamubwirira mu wundi, ibyo yakoze we ntabwo yabihaga uburemere, kuko yari ari mu murongo utari wo. Noneho yararakaye kenshi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mbere yo gutekora agatotsi kari mu mugenzi wawe, tangira mu mugogo uri mu jisho ryawe. Itangirireho. Dawidi yiciriye urubanza, yari yamaze kwicira urubanza. Natani aramubwira rega ni wowe mwami. Aravuga kumbi niyishe. Arangije ni umuntu wari uzi guca bugufi cyane, aca bugufi arababarirwa. Ariko ababarirwa iki? Ababarirwa kudapfa. Yesu tubabarire, kandi Yesu ashimiye cyane. Arangije aramubabarira kudapfa. Reka nkubwire, Bibiliya ikintu kimwe gikora, hari icyo bita la loi de la nature, cyangwa amategeko y'ibyo tubona, y'ibidukikije. Imana ijya kureba umuntu yaramuremye akoze icyaha, iramubwira uzarya ubishyikiwe. Uzi bisobanura iki? No kuvuga icyo uzakora cyose, icyo uzabiba cyose nicyo uzasarura. Icyo ukora cyose uzagisarura. Byahise biba la loi de la nature. Abafaransa nibo bavuga ngo tout se paye ici-bas. Ibintu byose byishyurirwa hano ku isi. Ni la loi de la nature. Icyo ukoze cyose, icyo wabibye cyose uragisarura. Yesu ashimwe cyane. Mu cyumweru gishize twese twarakoze, benshi twarakoze. Ntabwo wakoze kugira ubeho ubone ejo mu cyumweru gishize, wakoze kugira ubone mu cyumweru gitaha. No kuvuga ibyo dukora nonaha nibyo biba ingaruka z'ejo hacu hazaza. No kuvuga ubuzima ndimo none nubwo nateguye ejo, ntabwo ari ubwo ndimo ubwejo ndi kubutegura nona. No kuvuga ingaruka, no kuvuga ibyo nabibye nona nibyo ndi gusarura ejo, byaba bibi cyangwa ibyiza. Dawidi yaramaze gukora ibyaha 5 nkuko tubibonye.
yasuzuguye Imana ntiyajya kurwana. Yabonye umugore w'abandi aramwifuza, yamusambanyije, yabeshe Uriya ngo ave hariya ajye kurarana n'umugore wiwe, arabyanga. Icya gatanu aramwica. Imana ntinegurizwa izuru. Icyo ubibye nicyo usarura. Abagalatiya 6:7 mu ako gace. Arangije Imana iramubwira, we ntabwo upfa, ariko urarya ingaruka zibi. Tuse peyisiba. Arangije yatangire ku cyambere. Reka mbumvishe ukuntu yagiye yishyura buri kintu ku kindi. Yesu ashimye cyane. Yasuzuguye Imana. Absalomo ni umwana wa Dawidi. Yasuzuguye Dawidi ku buryo yamwirukankije. Dawidi yiruka imisozi yose ajya mu kirwa. Yaramusuzuguye ku buryo umubyeyi yavuze ati, uyu mwana aranyica, reka mpunge. Imana ningirira ubuntu nzongera ngaruke. Icyo ni icyambere. Abashaka musome igice cya Samweli wa 2 igice cya 14 uzumva ibyo uko ubuzima bwagenze bwa Dawidi. Icya kabiri yarifuje. Muzi cyabaye. Kandi Imana iyo uri wishyurwa hahandi umutima wawe ucenjagurwa. Iyo icyo wabyibye kigusarurirwaho nyine wowe. Yifuje umugore wa Uriya. Amnoni yifuza Tamari kugeza aho arwara, arananuka. Ntabwo yari arwaye mu mubiri, ariko yari arwaye gukunda mushiki wiwe bidasanzwe. Tekereza abafite abana mu bitekereza. Umukobwa wawe n'umuhungu wawe baryamanye, noneho umuhungu yafashe umukobwa mushiki we ku ngufu. Umva ukuntu bikurure wumve ntibibaho. Arangije Amnoni yifuza Tamari. Muzi umuntu wari complice w'ibyo wo gusambanywa kwa Tamari ni papa we. Noneho haza abandi, hari abantu bajya batubesha mu bitekerezo. Niko Satani atwongorera. Aramubwira ati, wowe kuri kunanuka. Aramubwira ni Tamari. Aramubwira ati, wowe icyo ukora kugira ngo Tamari umugumane uryamane nawe ni uko urwara ukavuga ngo ukirwaza. Papa warakubaza urwaye iki, umubwire ko urwaye umeze nabi kandi ushaka ko mushiki wawe Tamari ari wo gutekera umutsima ukawurya kandi ukawurira imbere ye mu maboko yiwe. Dawidi aba complice atabizi, ahamagara Tamari. Tamari arya hari. Birangira bakoze iki? Amusambanyije. Tekereza, amusambanyiriza mushiki wiwe ari we mama. Amusambariza umwana asambanya uwundi mwana. Noneho arangije amwanga urunuka, aramwirukana. Urumva muraza hanze. Niki akoze? Yarasambanye. Si ibyo gusa, Absalomo mu gihe yari yigumuye yabaye umurebele, yafashe inshoreke 10 zase azisambanyiriza ku karubanda. Ntabwo ari mu bwihisho, kuko Natani yari yabimubwiye. Amubwira Imana izahagurutsa umuntu. Ibyo wakoreye mu bwihisho wazabikorera mu kumugaragaro, kandi inkota ntizava mu rugo rwawe. Arangije hejuru kuri etage, kuri balko. Abagore 10 kwanza yari akomeye. 10 abasambanye. Abayisirayeli babibona bose. Ari kubiba, ari gusarura ibyo yabibye. Arangije ntabwo byarangiriye aho.
yarishe. Amaze kwica, Abusalomu yari afite umujinya wa Amunoni mukuru wiwe, kuko yamusambanyirije Tamari. Tamari bavukanaga kuri mama we. Afite umujinya, yabitse uwo mujinya imyaka 2. Uzi wabaye complice naho Dawidi, kuko yaramubwiye ati data yarazi ko atajyana na se mu by'urugamba, ataza kumwemerera, arabanza arabimusaba. Papa we aramwangira, amuha umugisha. Undi aravuga noneho nimba byanze sawa, we yari kujyana na se kogosha ubwoya intama ziwe. Noneho aramubwira, yari afite ibindi, amubwira ntaho njya. Arangije aramubwira basi mpa mukuru wanjye Amnon tujyane. Amubwira se uramushakira iki? Avuga okay, aravuga okay, mujyane nabo bose. Baragenda. Aho amaze kunywa, Amnon amaze kunywa, baramwica. Tekereza umwana wawe yishe uwundi. Yesu ashimwe cyane. Nuko Bibiliya ivuga ngo Imana ntinegurizwa izuru. Icyo ubibye nicyo usarura. Icyo tukwiye gukora ni ukuba mu buzima buguma ahantu hamwe. Ibyo twaremewe, imirimo myiza twaremewe nk'abakristo niyo tukwiye kugenderamo. Kugira tuyigenderemo, ntabwo tuyigenderamo gutya gusa. Hari ibitekerezo Bibiliya itubwira tukwiye kwiyumvira, tukwiye gutekerezaho buri gihe, kuko ibyo utekereza nibyo wowe. Ibyo utekereza nibyo uvuga, ibyo utekereza nibyo ukora. Iyo dutekereje ibyiza, iby'ukuri byose tukaba ari byo dutekereza, iby'igikundiro byose bikaba ari byo dutekereza, ibyo gukiranuka byose tukaba ari byo dutekereza, tuba mu buzima buri mu bwiza bw'Imana. Ntitujye kure y'Imana. Naho Satani ntabwo yaturwanya dushobore, kuko ntabwo turi mu bwami bwiwe, tuba turi mu bwami bw'Imana. Kandi iyo utakurikije ibyo, uhita ujya mu bwami bwa Satani, arakumanipula we, akakugira nk'uko Dawidi yagizwe. Kandi Imana ntabwo yarebye ati uyu ni umuntu nuwo nishimira, ariko akwiye gusarura ibyo yabibye, kuko nibyo nashyizeho. Icyo ubibye nicyo usarura. Bene data, tujye twicara dutekereze cyane ku ijambo ry'Imana, dutekereze cyane ku byo tukora byose, ariko tubikora ku bw'umwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mu minsi ishize nanjye narasaruye, pastor niyo nabibwiye mu gakeya, ariko ntabwo nasaruye njyenyine, twasaruye turi benshi. Twari turi muri Huba yakoze inani app yabo, software yabaye nkigira ikibazo, batanga amasaha sick pay cyangwa amasaha yo kuba warwaye ukayafata. Batanga amasaha, ngiye bampa amasaha nariba nayashyira mu $, yari $6,000,000. Muri ngewe nari nzi ko ari icyambere, noneho niga nayitinze ukuntu biparangana. Ndangije ndabikora, amafaranga araje. Imana umbabarire, narabikoze, ariko numva ko atari byanjye. Ega dukora ikintu, dukora icyaha. Uzi kenshi dukora icyaha kubera ko twifuza icyo kintu. Impamvu twakoraga icyaha cyo gukopera nuko twashakaga amanota. N'impamvu abantu benshi barya ruswa nuko baba bakeneye amafaranga. Nanjye cyari kiri muri ibyo, kubera ko nari nyakeneye, Satani yanshyiraho, maze kuyabona ndayafata. Ubu ndi kubiba ibyo nasaruye, ubu ndi kuyishyura. Kandi birambihiye, ariko ndi kuyishyura. Buri cyumweru bakwiye gukuraho ayabo. Akabiha we, kubera ko ari kuvaho. Ariko ni ibyo nyine, icyo ubibye nicyo usarura. Si njyenyine, ndabizi ko turi benshi, ariko tumenye ko twakoze icyaha, kandi Imana itubabarire ntibizongere. Nibiparangana tukomeze duhagaze neza. Yesu abe umugisha cyane.
mukomere amashyi menshi cyane umukozi w'Imana.